Imvura n'izuba byose ku itegeko ry'iki mu kanya imvura iraguye Imana yayitamuye izuba ryongera riravuye ibyo byose Imana ibikora kuko biri mu biganza cyayo izina ryayo rishimwe Yesu ashimwe Imana ihabwa icyubahiro kubw'uyu mwanya siko bwa mbere nahagara kuri uruhimbi bahagaze inshuro zirenze imwe ndi mu muhango w'ubukwe ariko kuko uyu munsi ndashima Imana ko ishimye ko mahagarara tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ndashimira abayobozi bo kuri iri torero ibihe binyuranye tuza gukorera imihango aha ngaha pastor waba udahari waba uhari batwakira neza gahunda zose zaringanirijwe dusanga zimeze neza Imana ibahumugisha reka nshimwe na pastor mugenzi wanjye dukorana umurimo wewe mwe uyu munsi mpagarara aha ngaha kuko itoro ryacu rikora kuri gahunda Imana yabishimye ariko nayo iramukoresha kugira ngo uyu mwanya mpinduke igikoresho ijuru giteguye kuvugiramo ibyayo maze ijambo ry'Imana rigatambuka reka nsabe Imana data wa twese Umwana n'Umwuka wera babane nawe ikindi nsaba fata umwanya usengere mu mutima tugeze mu mwanya ukomeye w'ingenzi aho ijuru ryamanutse kugira ngo imitima yacu itegurirwe kwakira ukuri ariko na Satani n'abadayimoni baba bamanutse hari abatera ibitotsi bigaragara n'ibitagaragara hari abatera gusohoka bakajyanze nta mugambi hari n'ababuze ibyicaro ngo baze mu rusengero ariko hanze Satani akabatera ntibakurikirane ibikorera mu rusengero ndagusabye mu izina rya Yesu utabariza mu mutima umudayimoni wese wagutera ugatahana gusa azirwa mu izina rya Yesu muraho amazina yanjye murayazi namaze kuba umusambo nukuza nisanga kandi koko tubere mugomba ko dusangiye kurwa no gucungurwa n'umwami dukorera rumwe ariko birashoboka ko hari n'abashyitsi akabona igihe wenda pastor yigeze anyakira mbere avuga amazina yanjye reka yesubiremo ni pastor Etienne ndetse na mugenzi wanjye turi muri gahunda yavuze mbarizwa hano mu ntara y'Ivugabutumwa ya Nduba ariko ntuyigasanze gasanze wazi hariya ku isoko rwose ugeze hari imbere ya gare gasanze kabaza ngo kwa pastor nihe bazakwereka uhamwani uharani wafite musaza we na mwene so karibu Imana ibahumugisha amen rero reka tujye gutsinda muri ibi twiyunganira ku ijambo ry'Imana mbere yuko twinjira mu cyigisho hari amagambo nshaka gusoma ubanze yategera ugutwi n'amagambo nakuye mu gitabo cy'ifuzo byose ku rupapuro rwa 56 mu kigo kivuga ngo ijwi ryurangurira mu butayu aya magambo nayasomye kamusaba yategera amatwi Imana ntiyohereza intumwa ngo zishengashenge umunyacyaha Imana ntitanga ubutumwa bwizeza amahoro ngo yizeze abatarabera kudamarara biringiye uburinzi ishyira umutwaro uremereye mu ntekerezo z'inkozi z'ibibi maze igahinguranya imitima yabo imyambi yo kwishinja no kwemera icyaha abamarayika bafite umurimo wo kumenyesha umunyabyaha urubanza rw'Imana ruteye ubwoba ngo bimutere kugira ubushake mu ntekerezo ze kandi bimutere gutaka avuga ati nakora iki kugira ngo ngizwe maze ikiganza cyacishijwe bugufi mu mukungugu kikababyusa uwo munyabyaha wihannye ijwi icyaha rigakosa isoni imigambi yo kwishyira hejuru rikabazanya ijwi n'impuhwe rigira riti ushaka ko nagukorera iki ndasaba Imana iyi mbaraga y'umwuka w'Imana ibyuza
umutima w'umunyabyaha maze ikamuriza amahoro mu cyaha, iyo mbaraga imanukiye imitima yacu. Kandi nk'abantu twaje kwa muganga, icyitonderwa ntugire undi muntu uhanga amaso, aho kuvugana n'umutima wawe. Nturebe uwo mwicaranye, niba uzi gahunda zakuzanye muri rusengero, nturebe pasitoro, nturebe umukuru w'itorero, nturebe umuririmbyi, nturebe wabatijwe, ahubwo buri wese yongere yisuzume kugira ngo umenye icyo bari gushakaho muri uyu mwanya. Muri iyi si yuzuyemo ibibazo, tuyirwaramo tukayirwarizamo. Hari indwara z'ibikatu ziri guhitana benshi. Sinshidikanya iyo umuntu wawe agiye kwisuzumisha bagasanga arwaye kanseri, ari umurwayi n'umurwaje, ikibazo kigeze gite? Ubwihebe buraza, yego, agatangira kwiheba akabona ko atari bubeho. Hari benshi badafite amahoro kubera barwaye za diyabete, abandi barwaye indwara z'imitima, abandi impyiko zibamereye nabi. Izo ndwara zose zirahari, kandi iyo bagiye kwa muganga bakabapima babona ibimenyetso byazo, nubwo zihari zikaba zimaze abantu, ariko hari indwara ikomeye cyane iruta kanseri, iruta diyabete n'izindi ndwara zitandukanye. Ndagusaba mu izina rya Yesu, tugiye mu isuzumiro, reka umwuka w'Imana dusuzume. Kandi nimusanga uri umurwayi warafashwe, ihumure irahari, hari umuganga. Dusenge. Mana ishobora byose, urera data urakiranuka, nta muntu waremye umuteganirije kurimbuka. Icyateganijwe mu nama y'agakiza ni Kristo agomba gucungura umunyabyaha. Kadushimira Imana kubyari mu gateganyo byashyizwe ahagaragara. Yesu aremera, arapfa, arahambwa, arazuka, ajya mu ijuru kugira ngo abamwizera tubeshweho nawe. Utwongere kumwizera. Tugiye kumbura ibyanditswe byera, turagusabye dushoboze kumbura imitima yacu imbere yawe. Ibyo tugiye gusoma mu nyuguti ubivane muri Bibiliya ubyandike mu mitima yacu, kugira ngo twese niduhindure ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu. Rambura Bibiliya yawe, turaganira amagambo atari mashya musanzwe mubwirizwa cyangwa se mubwiriza nk'ababwiriza muri aha. Reka turebe iyi ndwara ikomeye kuruta izindi ndwara zose zo ku isi. Iyi ndwara ni iyihe? Ese ahari ndwara uyirwaye? Yesu ahagaze imbere yanyu, sinawe uyirwaye. Reka twisuzumire mu byanditswe byera. Turajya mu gitabo cya kabiri cy'Abami, niho twiga honyine, igice cya 5 niho dusoma. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 5, ndasoma mbere ku murongo wa mbere. Namani, umugabo w'ingabo z'umwami w'i Siriya, yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko, w'intwari, ariko yari umubembe. Kurikirana ahangaha. Aha hari indangagaciro cyangwa se hari ubuhangange n'ubutwari bugaragara kuri uyu mugabo w'ingabo. Yari umugabo w'ingabo z'umwami w'i Siriya. Icya kabiri, yari umutoni kuri shebuja. Yari umugabo w'umunyamaboko kandi yari ikiremwe, yari intwari. Tujyane nka bitwaye ibi. Ese mu buryo bugaragara uyu muntu yarakomeye, yaragerageza, yari umunyacyubahiro. Uwo ashaka kwica ashoboraga kumwica. Yari umutoni kuri shebuja, yari umunyembaraga, ariko nubwo yari ameze atyo, yari afite ikibazo gikomeye cyane, kuko yari ikiremwe. Bravo. Abasomyi babiri y'umwuka w'ubuhanuzi, iyo twize neza ibijyanye n'indwara ikomeye y'ibirembe mu burasirazuba bwo hagati, hariya mu Bayahudi, iyo umuntu yafatwaga n'indwara y'ibirembe, abatandi bakamusuzuma bagabona ibimenyetso y'uko arwaye ibirembe, uriya muntu urwego rwose yabaga arimo yabaga ahuye n'ikibazo icya mbere. N'uwo wabwiraga ngo arwaye ibirembe
niyo mpamvu rero iyo babonaga kwirwaye baranavugaga tumba izi ni ingaruka z'icyaha cyangwa se n'ikiganza cy'Imana cyamukozeho, Imana ikayamutesha igihano cyo kurwara ibibembe bitewe n'ibyaha byinshi. Niyo mpamvu ibibembe mu gihe cy'Abayuda cyangwa se mu burasirazuba babigereranyaga n'icyaha. Isashimwe ariko ikinyuranye nubwo yabaga ari umugabo w'ingabo cyangwa se ari umwami, ariko mu Bisirayeli urwego rwose yabaga arimo n'inkoni y'ubwami yarayirambikaga. Yaba ari umukobwa waramye yakoze ubukwe ari umugeni, yabaga mu ruhimbi bakamwohera cyangwa se agacibwa. Nyamara nubwo mu Bisirayeli ibibembe byasiraga, ariko mu banyamahanga batari Abisirayeli ibibembe babifataga nk'izindi ndwara. Niyo mpamvu Namani nubwo yari umubembe ariko yari umugabo w'ikintu. Tujyane nk'abantu b'Imana. Reka nsome umurongo ukurikiyeho. Yari umunyacyubahiro kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Nubwo Namani yari umubembe, ariko Imana yaramukoreshaga. Iyo Abisirayeli bakoraga ibyaha, Imana yabakubitaga ikiboko ikabahanisha, andi mahanga akabatera, barimo n'Abasiriya. Ariko muri abo Basiriya umugabo w'ingabo yabaga arinira. Nese nemeranya namwe ko Imana ishobora gukoresha ababembe? Ababyemera ko bravo. Imana yakoresha umuririmbyi w'umubembe akaririmba bazi gacamo, abantu bagafashwa, imitima igakabakabwa, abakizwa bakagenda bati bagakizwa, kandi hari kuririmba ababembe. Imana yakoresha umubwiriza w'umubembe nk'uko yakoresheje Namani, ikamuteza kugaba igitero mu Bisirayeli, kandi bakagenda batera gatsinda. Nuko Namani rero ari aho nk'umugabo w'ingabo ariko ni umubembe. Umwanditsi arakomeza ngo icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakareba imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cy'Isirayeli, banyagayo umukobwa muto aho umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami wa Isirayeli urwandiko. Namani aherako aragenda, ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 6,000 n'imyambaro yo gukuramo 10. Nuko ashyira umwami wa Isirayeli urwo rwandiko rwari rwanditseho ngo nuko rero urwo rwandiko niruramuka rukugezeho, mpohereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ikiyebe bibembe. Isashimwe. Namani ajya kugaba igitero mu Isirayeli nk'uko bisanzwe. Bagabaga imitwe bajya kunyaga, abiroha mu nka bakazinyaga. Noneho umunsi umwe bagiye gutera, mu bo banyaze ntibanyaga amatungo gusa, ahubwo banyagamo n'agakobwa ariko kavuye i Buyuda, karagenda kageze kwa Namani kaba gakoze ko mu rugo. Muraho ariko cyitegereje shebuja, kabona shebuja afite iki? Nubo ku ntugu hari inyenyeri, hari ibihanga, afite ama-escort, afite ibintu bigaragara ko ari byiza byinshi cyane. Ariko uriya mwana mwitegera mugatumva databuja afite ikintu. Reka mubaze uyobozi urahangaha, nawe ubwenge ntihagire ureba undi, ahubwo wese yirebe. Ese ntabwo twaba tuyoboye itorero? Ntabwo waba uri umudiyakoni, uri umudiyakonikazi? Ese sinaba ndi pasitoro? Ese ntiwaba uri umwizera muri iri teraniro, uri umushyitsi watugendere, nyamara nawe ufite ikibazo nk'icya Namani, ariko nyamara imirimo ukayikora ikagenda neza, ukibwira kuri muzima? Bravo. Ibibembe bigeranye ibyaha. Twaje kwa muganga, nyabuna nongere mbisabe
Imana mbwira ntirambirwa, iturinde gutaha nk'uko twaje. Kabaraka namani kagakobwa karegesheje kagira ikibazo, karamubaha karanamutinya, ariko kajya kubwira nyirabusha, babusha databuja afite ikibazo, ndabona inzara zarafuyemo, ndabona uruhu rwarabaye nk'urw'igikoko, ndabona atameze neza, ariko yabaye yabimenyaga iwacu mu Isirayeli hariyo umuhanuzi wabo Hizikiyeli. Ndashimira Imana ko muri ino torero ry'Imana nubwo havuyemo ababembe benshi, ariko hari n'Imana Hizikiyeli. Ubyemeye waba ukize ibibembe. Yesu ashimwe. Uko Hamani aragenda yegera umwami wa Siriya ati rero databuja kagakobwa kabi wanjye, buriya ngo iwabo hari Imana, hari umuhanuzi wa Hizikiyeli. Ibibembe ndashimira Imana, uriya mu general, uriya mugabo w'ingabo, igihe uriya mwana yamubwiye amutumagaho nyirabusha, nyirabusha akabwira umugabo w'ikibazo afite, ntabwo yigeze avuga ati nkange general, ahubwo yasanze kuyobora ingabo afite ibibembe nta gaciro karimo, yemera kuva ku izima, arahaguruka ajya kwa muganga. Imana ihabwa icyubahiro. Reka ducishwe bugufi, icyubahiro ni cy'Imana. Yesu ashimwe. Muyobozi, ibibembe bidatinya umugabo w'ingabo, icyaha kiragatsindwa. Ubu hari abantu muri iri teraniro bamaze imyaka n'imyaka ari isengesho badasenga kandi bakwiye uduhibyo kurya bya byana. None se bagahura muri soke hari ibirayi, hari umuceri, akawunga karahari, ibishyimbo birahari, n'ibindi birahari, hari iryo sengesho warisenga. Murahariho, ariko hari n'abandi babisenga. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Inzara ntigera mu wawe, ariko icyaha cyageramo. Yego, bayavuga ngo hari indwara zikomoka ku bujiji, ku mwanda, ku murengwe. Izo ndwara zibaho, ariko iyi ndwara yo waba warize utarize, uri umugabo, uri umugore, uri umukire, uri umukene, byanze bikunze, nk'uko ibibembe bitatinye n'Imana ari general, niko bitagutinya uri umudiyakoni, niko bitagutinya uri pasitoro. Ugusa uw'ibibembe by'ibyaha bitandukanye ngo bimuvogere, kire kuba kire amaraso ya Kristo wenyine. Uwo niwe ufite urukingo, ariko niba udafite urwo rukingo urapfuye n'uraye. Yesu ashimwe. Icyaha kiragatsindwa n'Imana. Icya mbere, maze Namani aragenda abwira shebuja, atuma databuja umugabo w'iki, mumurebe. Kabiri. Yesu ashimwe. Uyu turaziranye cyane, umugabo w'ingabo mu gihugu cy'u Rwanda, pastor akomeye. Hari yavuze ngo pfa, usibye ijuru ryaguhagarara wapfa. Siko munsi wapfa ntiwapfa, kereka ijuru ryaguhagaze. Noneho tekereza uyu mugabo w'ingabo, ibibembe biramwataka bititaye ngo afite ama-escort, bititaye ngo afite uburinzi, biramufata indwara iragaragara, n'abamubonye bakabona ko arwaye. Ikibazo gikomeye bayobozi ni uko ibyo bibembe Abisirayeli bamaganaga, bakananga umuntu birwaye bakamuha akato. Ni uko muri iki gihe cy'itorero ry'Imana nk'Abisirayeli mu by'umwuka, ibibembe by'Abasiriya turabirwara tukayobora itorero, nyamara ntitugire ikibazo cyabyo, tugakomeza kubana nabyo muri korali no mu nshingano. Ariko mu Isirayeli ibibembe cyagezaga gize cyaziraga. Ibaze, ibibembe turabigeranya n'iki? N'ibyaha. Imirimo ya kamere bagaritega 5:19 kaba ari akaga kuyobora itorero, uri umusambanyi, uri nyirarwango, ufite umuntu udasuhuza, isabato mu rugo rwawe ntibamo, icya cumi wamenyereye kwiba, wabigize
Yesu ashimwe. Abanyagasanga ntibansubize ngiye kubaza kuko bona nakibabarije murahari ko kandi rero abantu bigeze barwara ivunja. Abasaza bameze rero icyo cyaze kuvuga ni iki ngiki. Reka babaze ikibazo. Ivunja rikiri rito n'ikigugu ikijyana cyane ni iki? Ivunja ryagiye kwino ndabyibuka kera kanjye waburaga ama ukarara ubutyaza ikirenge mu cyaro ushima, ariko iyo watindaga kurihandura rigakura byagenzaga bite? Byaramenyeraga ntirijyane. Reka mbabwire ubu hari n'abantu bagize ibyaha by'ibigugu ntibikibarya. Kwanga mweneze ntacyo bimubwiye, guca inyuma washakanye nta kibazo, kurya icyacumi nta kibazo, kwica isambu nta kibazo. Nyamara mbere hari igihe umwami wakurasaba kumwobaye, ariko kuko utigeze wahanze hana ngo wature mwaramenyeranye icyaha cyabaye umuturanyi wawe, ariko haracyari ibyiringiro. Nuko Namani amaze kubwira shebuja, shebuja amwandikira urupapuro, yandikira umwami wa Isirayeli, mwohereje umugaragu wanjye Namani umukiza ikintu, umukiza ibirembe. Nihuse urwandiko Namani ararujyana. Abasomya Bibiliya yagiye amara amasaha, yajyanye iki? Yajyanye italanto, ajyana ifeza, ajyana n'ikintu n'izahabu, ajyana n'imyenda kugeza gute yo gukuranwa. Yaragiye kwa muganga kandi uzi yuko iyo umuntu avuwe atanga fagitire akayishyura. Ariko ikibazo tuza kwa muganga twebwe ntacyo tujyanye. Si uko Imana idukiza dutanga amafaranga, ariko iyo twamaze gukiza ibyaha dutanga ituro ryo gushima Imana kuko yadukijije. Haleluya. Reka tuvane mu Isirayeli twese tujyane mu Samariya. Mu Isirayeli Namani aragenda ajyana n'abagaragu be. Nuko agezeyo katwumva icyabaye. Namani aragenda ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu, 6,000 n'imyambaro yo gukuranwa. Nuko ashyira umwami w'Abisirayeli. Nihuse ku murongo wa 7. Umwami wa Isirayeli amaze gusoma urwo rwandiko, ashishimura imyenda ye aravuga ati, ariko uwo mugabo kunyohereza umuntu ngo muvure ibibembe ni njye Mana yica kandi ibeshaho. Nuko nimubitekereze, ndabinginze mumenye ko ari ukunyendereza. Kababwire abantu benshi baza gushakira Imana mu Isirayeli kuko ari Imana ikora ibitangaza, Imana ikiza ibibembe, Imana ikiza ibyaha, Imana ikiza uburaya, ihindura amateka. Abari nka Mariya bagahinduka abakobwa b'Imana. Nyamara mu Isirayeli hari abafite badafite amakuru ko mu Isirayeli hari Imana igeza gute. Buriya mwami wambaye ikirezi nkamenya wirira mukiza ibibembe, undi aturukunyendereza. Ntabwo yari azi ko mu gihugu cye hari Imana igeza gute. Mushiki wanjye mwene data, ushaka gusubira isoko hariya ku murongo wa 8, umugaragu w'Imana Elisa yumvise ko umwami wa Isirayeli ashishimura ikintu, imyenda. Amutuma ati, niki gitumye ushishimura iyo myenda? Mubwire aze ageze ate ansange amenye ko mu Isirayeli hari ikintu, hari Imana. Adventiste umunsi wa 7 bashitse mwatugendere. Kubera iki bapfira muri bitoro kandi bagoye muri kimba? Kubera iki babata y'icyaha kandi muri bitoro hari Imana ihindura amateka? Sinshidikanya iyo ahinduye Samuri akamubwiriza ubutumwa agapfa yizera Yesu yarenganyaga, uwahinduye Rahabu wari indaya agasohoka ari nyakuruza w'umukiza. Haleluya. Nawe yagukiza. Ariko nurakugereye nihuse Elisa tumuho Namani aragenda n'amafarashi
manuka uje muri Yorodani uje kwiyuhagiramo inshuro zingahe? Zirindwi. Basta. Namani arokemera. Namani Satani aramwegera. Abadayimoni bamutera ubwibone. Kababwira. Muyamuntu usanga twebwe ababwiriza. Hari igihe umuntu yora akabwiriza ukumva ko wakwihana abandi ariko wowe kugenza gute? Iki kitirwa kirakureba nawe. Niba wemera kwibenda byatatsa Namani nawe byakwata kuri umukuru w'itorero bikanyata kandi pastor nawe birakwataka ubukomere uko tumeze ukuntu twese twazamo guhera icyo dukeneye gusa ni Kristo Yesu umunyabyaha. Maze Namani Elisa arubwira ati niba waje uzicyagende gite utaje kutunyana mpuzu usanga utunyata ukaba waje wabajwe n'uburwayi bwawe ukabushaka gusubira mu isiha uri cyane kigende gite cyawufi. Haleluya. Amen. Ndimo babwiye mureke duce bugufi Imana ishimwe. Amen. 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 Yahera naze Namani ararakara. Namani kamere nazamuka. Siniko. Nagira ngo ari gusohoka muri ofisi ye nibura azamuza biki. Amuza ibiganza. Arambwira ngo njye muri ruzi rwa. Ntazi ko iwacu muri Syria hari inzuzi nziza, hari amapisine meza. Nuko Namani ariko kubita. Arivumbura aragiye ntagiye. Hari abantu benshi bamaze igihe bivumbura muri amateraniro amavuna kaba ijwi ry'Imana rikararika ariko Namani bakivumbura bakagenda batihari. Uyu munsi ni uwanjye nawe. Nuko maze Namani aragiye ntagiye ariko abagaragu be baramwegera. Databuja koko urahangaye, twavuye iwacu mu Syria bazi ko tugiye kwa muganga, none barongera kubona ugarutse uri umubembe kandi bazi yuko uri mu Israeli bagende gutera. Bro reka basabe mu izina rya Yesu. Ntawe utuye ku gihingwa cya wenyine. Ubwo abantu batonye tuza gusenga reka nidutaha abone hakiri byakoze. Mu miryango yacu niba hari inkuru zabagayo muhereye umunsi mumbe 29 indirimbo 29 ahatabaga indirimbo turirimbe mu ngumane ko ugiye kugeza gutera. Mu gitondo bitewe n'uko ijuru ryaguhindura amateka ibicaniro byazinye byongere byakire kuko Yesu yahagaze. Maze Namani arivuga aragiye ntagiye. Abagabo bari ko databuja ko databuja wakwihangana iyo musaba n'ibindi ntibageza gutera ntiwari kubikora ariko ntusubire mu Syria nanone mu mubembe. Haleluya. Amen. Imana irakora. Maze Namani bari wapadise wari wishyize hejuru y'ivumbu yagiye nuko umwuka w'Imana aramusanga Namani aca bugufi. Arangije ajya he aje muri Yorodani ajamo yibiramo inshuro kangahe ya mbere ibembe birakira aho gukira cyo kugeza bite nicaye imbere ya Yesu niba nimenya w'ikintu ugereka babwire iyo turi imbere y'Imana ibyaha byacu biragaragara ntawe rero ngo nakirwe ahubwo uko tugenda twegera Imana twemenya ahubwo Imana yakucyubahiro. Maze Namani inshuro ya kabiri. Haleluya. Nibitari byaza bigenda bite umwuka w'Imana yakurasiyemo n'ibibembe wahishe mu mutima byagenze ate hagaragara Yesu akabimukiza. Maze kunjura gatatu Namani ajya otoya biracyagenda bite biracyarimo ajyamo kunjura kangahe kunjura gatanu ya gatandatu karindwi ni Kristo. Maze agiye mu kidendezi avamo arishyira bigenda bite ako kanya ayoze tukumwe Namani yubuza bwe mu mazi inzara zavuyeho abona zagende zite. Haleluya. Umva umubiri we wari ufite amagara nk'ay'ifi abona abaye neza nawe yiyebye abona ari cyane bigende bite.
Haleluya. Maze abagaragu ba Namani baraneze bagiye kubona udashoboja abaye ageze mu bintu nk'ubu. Maze Namani akavuga ndahari ahindutse ijambo rye. Reka babaze ikibazo, ese bwari bwo bwa mbere Namani aje mu Isirayeli? Kubera iki yazaga mbere ntakire ariko noneho agatagerera? Ubwa mbere yazaga aje kurwana ariko ubwa kabiri yaje kugeza gute? Birashoboka ko impamvu utakize ibyo byaha byabaye ibihugu wajya gusa nk'uko Rwanda rusa, ukaza kubera inshingano, ukaza nta mugambi, umera nk'urugi rwizunguruka ku mata yayo, ariko niyo wari ufite umugambi nka Namani kavuga tumva maze iminsi muri iri torero korale nayibagamo n'ibyo wayitangije nari ngikuyemo ndi umubembe, ariko kubw'iyi sabato mfite umugambi wo kujya. Niba aricyo cyakuzanye atari bya bintu byo gupfa kuza nk'uko Rwanda rusa, amahoro Namani yatahanye urayatanga mu izina rya Yesu. Maze ako kanya ajyana amatugu arangije anezerewe, abasirikare bari kumukubita sayuti baranezerewe. Burya reka mbabwire bizera, nta kaga nko kuyoborwa n'umukuru w'itora w'umusinzi, nta kaga nko kuyoborwa n'umukuru w'itora bavuga nk'abagore. Burya ugize umugisha wagira umugabo wakize ibibembe ukayoborwa na korali, ukaba perezida wa korali uri muzima. Burya kaga ni ukuyobora itora turi ababembe ariko barindwi kugize ibibembe. Nuko ako kanya amatora ajyana aho Elisa arayakira. Turamenye nge ntabwo ari igukishije n'Imana yo mu Isirayeli igaje gutenda igukije nihuse. Muzo n'amagambo yabayeho, Namani arataha aragenda ariko anezerewe, aho anyuze hose akavuga ariko uriya si umuyobozi w'Itora ko mbona yahindutse. Burya mu nyama zo kwakira Yesu abantu barabimenya, ntabwo ubyirata ahubwo abantu bagutangira iki? Bagutangira ubuhamya. Bamureka kudatari ku buyobozi wa wundi, amaso ye yabaye nk'ay'uruhinja, umusatsi we wongeye kuba neza. Nuko Namani aragenda ageze mu nzira atashye. Gihazi wari aho ngaho, umushefu bw'indi uri aho ngaho, umuyobozi uri aho, umuntu wari ufite amahirwe yo kubana n'umuntu w'ikindi. Imana reka mbabwire bizera, akaga ni ukurimbukira muri iri torero, ukavukira mu muryango wizera ukabikirara. Ntacyo byaba bimaze. Kubana na Namani kwa Gihazi ntacyo byamaze. Yuda kubana na Yesu ntacyo byamumariye. Mukaroti kumukazana wa Aburahamu ntacyo byamaze, yabaye nk'ibikiye. Mubaze ikibazo, kuba muri bitoro bikumariye iki? Kuba mu nshingano ukaba uzisaziye ko bikumariye iki? Waranze kwihana ibibembe ukaba ugiye kubipfana, ariko aracyari igihe jya ku musozo. Namani aranezerewe, tuganire Namani aranezerewe, aranezerewe ku mubiri no ku maze ari kwigendera. Gihazi ati ko narinzi ngo aragira ibyo ageza, ibyo amusaba akabimwaka, nanjye nkaboneraho nibura akampa n'ikiro kimwe cyiza, nawe aza akanyihera kuri iriya myambaro, nanjye nkajya nambara. None aramuretse agiye ntacyo agenda, nanjye ngiye kumukurikira ngira icyo geza gute, ngira icyo mwiyaga. Bravo. Gihazi ariruka. Gihazi ariruka ati hari abantu benshi bamaze iminsi birukibuza muri Gihazi. Ukirukira ubusa muri korali, aho utanga amafaranga y'ukewe ugahagarika akazi muri korali, ariko wirukira ubusa kuko ufite ibibembe bikuri mu mutima, ariko Imana igashaka ngo byahagaragara ukire mu izina rya Yesu. Nuko ako kanya Namani asubiza amaso hejuru, abona umuhungu yaje icyo cyangije gute cyamure
aratumva rero databuja ni gato ngo haje abagaragu b'abahanuzi none ngo bahe kuri ibyo bahe kuri iyo myambaro. Nimusoma neza ntabwo Namani iby'amafaranga n'izahabu nta gaciro byari bifite. Yaramaze kubona ikiruta amafaranga. Arega ufite Yesu afite ibintu n'ikindi. Kugira amafaranga ukagira imodoka utagira Yesu ntacyo tuzi. Ntabwo bitesha agaciro ariko izata byose. Arangije Namani arafata aramuhereza. Nuko Gehazi atumva rero Namani amuhabagara muri bagenzi bati bamuherekeze nimukazi maze amusome. Nuko abonye bagiye kugera mu rugo abasezeraho. Reka bisome turi kuvugisha kanwa. Nuko ariko Gehazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati ko databuja yagiriye Namani uwo Musiriya ubuntu ntiyakira ituro yamutuye, ndahira Uwiteka Imana nzima ndiruka mufate ngicyo ngena gute mwiyakira. Nuko Gehazi yakurikira Namani abonye amukurikiye yiruka ava mu igare rye aramusanganira amubaza ati ni amahoro na makumyabiri na kabiri. Nawe ati ni amahoro. Ariko si ubu yari amahoro? Wowe se ni amahoro? Wowe ni amahoro? Nawe ati ni amahoro. Databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu babiri b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, ngo arakwinginze ngo bamuhere italanto y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa ibiri. Nuko Namani aramubwira ati emera ujyane italanto ebyiri, niko kumuhata. Amuhambira italanto z'ifeza ebyiri mu isaha ebyiri hamwe n'imyambaro yo gukuranwa ibiri. Abikorera abagaragu be babiri, barabyikorera baje imbere ya Gehazi. Babigesheje ku musozi w'iwabo arabibaga, abishyira mu nzu, arabasezerera. Nabo bagenda bati makumyabiri na gatanu. Hanyuma araza ahagarara imbere ya shebuja. Elisa aramubaza ati uraturuka he Gehazi? Undi ati umugaragu wawe ntaho nagende gute. Muri iki cyumweru ntaho wagiye, ntaho wagiye ahatagibwa, ntabwo wagiye ibitanyobwa, ntabwo wavuze ibitavugwa, ntabwo wahangaye ugatinyuka ibyo watinyaga, ntabyo wahinduye ibyera kandi byirabura, ntabyo wazubiye kandi byarasiraga. Gehazi ati ni ukuri umugaragu wawe ntaho nagende gute, ntaho nagiye. Maze ako kanya abasomyi ba Bibiliya numva akaga Gehazi yabaye. Aramubwira ati umutima wanjye ntiwajyanye nawe. Ubwo wa mugabo yahindukiriyaga akava ku igare rye akaza kugusanganira. Mbese iki gihe ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja. Nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Maze amuva imbere ahindutse umubembe yera nk'ihene. Reka mubwire nkomeje, ibyaha utari kwihana ababizera bashya bihanye bakemera isabato, bakemera kumvira Imana. Nutihana uzazungura n'ibibembe byawe. Gehazi yanze kwihana azungura ibibembe bya rero bya Namani. Kandi reka mbabwire tujyane n'abantu b'Imana. Ese muragira ngo Gehazi nubwo byagaragaye mu mutima nta byari birimo? Yari amaze iminsi ari umubembe ariko biri imbere mu mutima. Igihe kiragera iyahagerera hati ukora ibyaha wihishe ariko igihe kizagera bizagaragara. Gehazi arabemba kuva ubwo Namani ataha ashima Imana. Amateka ya Namani arahinduka, indwara y'ibibembe arayikira. Nawe niba ushaka wava ahangaha amateka ahindutse. Imana yakije Namani iteguye kumukiza, nawe yagukiza. Niba hari ibyaha wiyiziho mu ibanga, nyabuna muntu w'Imana bitaraye ahagaragara, Yesu agutegeye ibiganza.
akaririmbo nkunda. Umunyabyaha we wari umeze nk'akamani, igihe gishize dore ni kirekire, wahishe ibebe byakuzuye umutima, ariko noneho Yesu yarabimeye. Munyabyaha we icyaguhesha amahoro nuko nonaha wateye Karuvali, ugaturiza munsi y'umusaraba, ukezwa mu maraso ya Yesu akiza. Haleluya. Kababaza. Ni bangahe bemera ko Imana ibaza? Nakoze cyane. Nanjye yansi umugore wanjye nshobora kugira ibyo muhisha, umwana yakubeshya, umugore akakubeshya, ariko Uwiteka arareba ntagira icyo agenza. Yitegereje Dawidi mu nzu ya Hehe, yitegereza Kani mu ntambara ya Hehe, yitegereza Ananiya ari kurunguruka nde, umugore wa Uriya, yitegereza Dawidi arunguruka umugore wa Uriya, yitegereza Ananiya n'umugore wa Safira babesha Imana. Iyo Mana niyo Mana dusenga uko yari bazi, nanjye nawe uratuzi. Mureke tuyambare gusa pe tubwizanye ukuri, kuko Imana ntihishwa. Niba dushaka kujya mu ijuru, mureke twemere ibyaha byacu, Yesu twiteguye gutobaje. Niba wemera ko Imana ikuzi kandi ikabikureba, ntawe mfobeshe, ariko mu buryo bw'ibigaragarira amaso, muri twese uko turi aha ntawe ufite icyubahiro kibigaragara kuruta n'Imana. Natwe dufite icyubahiro runaka, buri wese mu rwego arimo, ariko reka ibyo byose tubirambike ku birenge bya Kristo, kuko icyubahiro ni iki. Niba wemera ko Imana ikuzi, tukaba tumaze umwanya tumwisuzumye, ukaba usanze mu buryo bw'umubembe, byaba bigaragara cyangwa se bitagaragara, ukavuga tumva maze iminsi nihishahisha, mfite ibibembe by'ibyaha, ariko Mana ubu nje uko ndi nta kindi cyakiza. Ushobora kuburaha wishwe n'ingeso y'ubuhehesi, korari karirimba aho kumva ubutumwa bwiza uri kutereta bambaye imyambaro. Ushobora kuba umuntu w'umujura mu itorero, nyamara wowe umerewe neza, usa naho udamaraye icyacu n'amaturo rekana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ingero ndi gutanga ahubwo kandi k'umuntu mu mutima. Ariko niba wumva muri uyu mwanya ushaka kuva ahangaha, uhindura mu mateka, uhawe umutima mushya, ndakurarika mu izina rya Yesu. Ntuze kuko mbivuze, ahubwo ni umwuka w'Imana avuganye n'umutima wawe, ukumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi watsinzwe, kandi ukaba ushaka gukirira mu Isirayeli kuko hari Imana ikiza ikirere. Ndagusaba aho uri, natangiye kubwira nti nturebere ku wundi muntu, ahubwo wirebe, kuko agakiza ntabwo ari ishyirahamwe, nakukunda ku giti cye. Kavuga tumva pastor, ibyanjye ntabwo ubizi, ariko Imana igenje gute. Iyo Mana idahishwa nikurarika. Niba wumva mu buryo bumwe waba utsinzwe n'ijambo ry'Imana, ukaba ushaka kuva ahangaha uhindura amateka, nta yindi nkunga tuguha. Petero na Yohana babwiye ikirema ngo ifeza n'izahabu ntabwo tugire dute, ariko icyo tuguha dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Nta yindi nkunga dutanga, turajya ku birenge bya Yesu tumutabaze akabika Imana. Turasenga. Niba wumva witeguye kwita no gufata icyemezo ubundi ushyira umunsi, ndagusaba mu izina rya Yesu utere intambwe y'ahangaha uzihanire. Ariko dayimoni baragira ngo iki? Na dayimoni isoni atsindwa mu izina rya Yesu, akemewe kwa jina la Yesu, atsindwa rwose. Niba wumva tumva ngewe uko ni rwose no kuba ntarapfuye ni umugambi Imana ifitiye, ndaje ubundi uko nta kindi cyakiza. 26 umuyobozi w'indirimbo turirimba ubundi uko utere intambwe. Yagiriye ku wundi muntu n'umushyitsi watugendereye, nawe birakureba. Umuyobozi w'indirimbo 26 Thank
nisanze ndi umunyabyaha, mfite ibibembe ku mutima, mfite ibyaha byananiye kureka, ariko Yesu wakije Namani nanjye yankiza. Ndakurarika mu izina rya Yesu, ntugutegeye ibiganza bagupfiriye, ngwino umusange yiteguye kukwakira. Baririmbyi muri aha ngaha, nshuti zanjye, niba hari akaga kabaho, ni ukuri n'ibijuru umuntu atazajyamo.